Mungu kabisa. Ukifata mpira ukaufuata vivyo wala picha za Msinga na Ikanyuru wekatureni na Andre Funga za Charo aramuchenga na kijana na mwana nawe wekatureni achenga dish free kick ichema zimetoka msifu tafasha chipeleo y'abafana Alexa Fotoboru mu kikaze ikaturere Alexi ufite baro Alexi Suwenye mwanarwanya bahagaze ari batatu umuretse manza nanguru kutu musifuza n'ababwira gace atangamire kabisa bajao iriwe batatu urukuta ujyabakinyi batatu urukuvuga ngo baje batatu defense isigaye yagasemo abakinyi babiri batatu bane asigaye abakinyi batatu n'umuzamu gusa yateye arayifata umuzamu n'igikoko arakadegaza itegaza nabi umwataka gusiga sasa funga nabi aritonda nene n'amashirisha rwanyamugabo urupapuro bayikura barakirenza kabisa gishyira muri birahindutse agishyira muri birahindutse arimo barakira neza cyane wonzara gutwara kinisha kuze na mwana jogo kibuga pasi cha Gisemine aragusiga sasa rekuririye kwa offside yaraye mu byo haya ubona ko match yahindisura kabisa ni kumwata wa 28 w'igice cya mbere ubona ko ekipe ya Kabarore ikiri hejuru kabisa igitego cyayo kimwe ubusa bwa ekipe ya Rwimbogo urabona ko match Rwimbogo yijisho kabisa kabisa tunabibutsa umuterankunga mukuru kabisa umuyobozi wacu w'umurenge aba yabashije akadutera inkunga kugira ngo match tugere 5-5 nagutereka kosa n'ikosa rigiye guterwa na garide ya ekipe ya Rwimbogo yawuteye imbere ashakisha umwataka nimero 19 yewe nikosa rigiye guterwa na ekipe y'umurenge wa Rwimbogo ngicyo sha umuzamu yaje kwishakira icyo gitego umuzamu aragaterura yeye kiramurangije kiramushoboye urakizi imbaraga zabo ziri agitayemo ubu rero ubwo bibaye kimwe umupira ni gutangira se abantu barindwi nta mupira nta abantu barindwi bagakina nageze neza biteye kubera bagakigiye cyagiye hanze igitego ntabwo cyagiye turi ku ruhande urabona gakimurangiye abari abo bari bazi nabo ngo cyagiye agakimurangije neza neza cyane yewe dore
uriya mukipe ari guhita amushuka uza mu kibuga mutariye gusa uriya mukipe ntabwo azi ibyo namuzi agiye kugira atya yewe se ngo ni intare ugiye kuri katutu icyuma gisa ugiye katutu ni gute abantu batandatu bakina na cumi na bangahe bose n'abantu 10 iyo bangana baba babiri dore akagabo kagufi hariya sha kaze kabatera ubwoba dore ngicyo n'urushi burya Joshua niwe wabivana oya uyu mbona ntabwo wakina burya umugabo mugufi arahanutse zahanutse ahanutse turundi ari hasi niko ahanutse turundi ari hasi ariko abana iyo bacumi iyo bangana bari kubona barabarusha abantu bari badafitwe aramuhaye mu maboko bayire kirenge akazamu karizeye barimo gukirana barimo gukirana agiye guterwa ndabona n'ibihagazeho ni Alex ndabona n'umurongo 10 n'umurongo 2 ndabona
umutoza yagendaga nayo babiri kuri kuva babiri kuri bara isa niyo zitera na Alex barayimurekera Alex manuke Alex agaruka mani yifite ibyino Alex